oya nta bya mubyeyi ibyo ejo bundi kuntu waje wabaye warabibonye hari habaye iki noneho reba amasengero usigaye wamba nta nubwo ukimeza nubwo mwiza nikuteye kuva kera kugeza n'ubu imbere n'inyuma wowe uri umuziranye ni ukuvuga ngo nyarazungurutse ahantu hose aho yari ari mukaje vuba yarahavuye nsanga ngo bagiye ngo ahantu bita mu cyumba mukaje vuba se nihe kandi ni imihanda ni imiruho y'iyi si nyine n'udukaritsiye bagenda bavuga ngo ni mukaje vuba ni hirya hari hirya Nyamirambo hirya gato urenze 40 nawe mutuye Nyamirambo se urenze 40 hahandi nyine muri bwa buzu bwo hirya ku ruhande nzajya njya ku kazi hariya hepfo umerekeze sheri niko bimeze oya ndabyari ugukabya buriya nshima Imana kuba nkurera n'ubundi nta bana nagiraga muri make y'ubundi waturutse he buri muntu ki umuntu agira umutima wo gufasha ariko n'icyo n'umuntu afasha n'umuntu ugasanga wenda ari n'ibindi bintu bimugenza ibintu byose imiceri none ngewe gute nzajya nirirwa y'ibijumba rimwe kabiri gatatu turashoje hayira muri sale ngeze ibyo birandeba ndashonje pe pako nigenje siko nta n'ikintu amabuja na kimwe arashyize ahantu hagaragara byibuze byose arabifungira aha ariko nubwo mabuja wa mbere yarangeze habi ariko ntacyo yari atwaye byibuze yaduhaga ibyo kurya ariko uyu nguyu we kutwicisha inzara ubu ngubu harya duheruka kurya ryarira mwana yanjye aha ntabwo bizoroha pe se noneho buriya ntiwamenya n'aho yagiye mwana yanjye gusa ubu noneho ba Gatesi bo ko mbabona inzara ba Gatesi bonda bari bagenda kakanyica nibe nanjye byibuza ndi mukuru nzi kwihangana ako se ba Gatesi bo baracyari batoya ubuzima bwo kwicwa n'inzara ntibabumenyereye wenda ngiye nta kibazo da ako byibuza ajya agirira bariya abana byibuza niyo yambwira ngo mbatekere bonyine ngiye simbiryeho nakumva binyuze ntabwo ibintu bizoroha pe so ibintu koko bose arabizi yuko utajya kurya koko nesare wabaye ikizo nta kibazo iki nta kibazo amakuru neza naje nibagirwa kukubaza umugore wanjye ari avuga Sonia hari undi mugore uzi mfite Sonia Sonia yagiye nabonye asohoka ntabwo nzi ahantu yagiye ntabwo yigeze atubwira ahantu agiye ubwo wenda yagiye ku muhanda guhaha cyangwa kugira utunagura ngaho nzanira ibiryo nyine nge dore ndashonje mba niriwe ngenda biri aho ibiryo ese ntabwo ubyumvishe ibiryo se
mabuja ntabwo yigeze adusigira ibyo guteka. none wiri gukora iki niba utatetse kuki we yemwe ko agenda atabigusigiye cyangwa umaze kwigira nabi umaze kubona ko tumaranye imyaka myinshi amabere arapfunduye yabaye inkumi usigaye bigusigiye wanga kukanga kubiteka mugahana uretse yuko wenda numvaga ntanameze neza nshobora kuba ngiye kurwara ariko iyo abisigana ari kwiyandanda nkagerageza nkabiteka ariko ntabyasize ariko ashobora kuba yabyibagiwe ashobora kuba yabyibagiwe kuko namubwiye ngo abinsigire bivuze ngo ndabwirira hari wenda uramuhamagara wenda abanguke nyine duteke ndamuhamagara abanguke duteke ubu yabuze na 500 abasigira byibuze kugira ngo ugure ibirungo bya biri uteke sinabyo guteka nta biryo bihari pe nta biryo bihari none bisigaye muri ubu ngo ukuriya mugore ari umugore mwiza ahunda abakunda umva yaba yagiye ku cyo ariko reka nizeye nuko agiye kugore na gatana hano hirya byo muri buteke umugore mwiza genda mbwire Gatesi hano mbe nganira nawe nk'umwana wanjye ariko shaka ukuntu uteka niba udafite amafaranga uzenyagwa ariko ushaka ukuntu uteka done inzara imeze nabi mbwira Gatesi aho mu cyumba aze hano nyine uyu mugore waje mu rugo rwanjye nak'umukecuru umuntu ungana nka mama umuntu uzabona mbana nawe aha ngaha azayifata utera noneho afite ibibazo aha ngaha ngo ngaho ngo nta myenda ngo ngaho ngo mugurire amakariso umuntu ungana kuriya w'imyaka nka 50 hafi 60 no kugurira ikariso cyakura komero karaha pe akonono n'abaturanyi mfite nabo n'abana barira igitondo n'ikigoroba uyu wenda mukorera iki umwanya narambira ngo afite abana namubwira ngo nabazane akagaruka nabazanye namubwira ngo nagenda azagaruke ari kumwe n'abana ntabishaka uyu waragenzwa n'iki none ubuki se ikigeragezo gishaka kunkurikirana nkaba nabizi akari icyo ngomba gukora mpamvu yo kuza kumenyera mu rugo rwanjye n'ejo bundi atazagira n'undi muntu uturutse hanze akamubona aha ngaha akagira ngo ni igikecuru cyanyinjiye dore ko navuga ngo narakinjiye umugore koko yagiye adasize amafaranga uriya mugore ariko uriya mugore mbanza adashobotse ariko se umugore wanjye udashobotse uriya mugore arankunda ahubwo uriya mukozi ashobora kuba amaze kwirara nawe yumva amaze kubyima mbona abonye asigaye yambara n'ubukanzu bugufi simbizi ubona ko ariko yumva nabi watabwiye Gatesi abakozi b'iyi minsi pe nawe amaze ako papa urasa umugore wazanye ahubwo ni shitani pe ariko se kandi mama wanjye abaye shitani umugore mwiza w'unkunda ntabaye shitani yagutwaye kuko buri munsi mubimbwira urwango n'umutima muko nawo mbona oya ntabwo ari mwiza abana rero mugira ubugambo cyane reba umukozi ateka abretse mwereke uretse se nayazanyera ko atava ubwo iyo utangiye ubugambo nawe murashaka ngo mwirukane none sinzashaka abagore banga ko mama twabikubwiraga ni wasanze ari byo nese nzakora koperative y'abagore
ariko abana b'ubu mwabaye muti ushaka dore ubitekereza amafaranga yanabitse wenda ndi buze guha umuntu akiragenda muhahe muteka ibyo byose ubyihorere ngo umugore mubi umugore mwiza ko ntacyo abatwaye wanjye kuki muvuga nabi nzaba ndeba semuko iki gihe nisanga ububyutse none ubugira byuke nkore iki bihe bisaba ububyukiye mpamaze kwiyegereza ibyombo uba wabyutse uryamye nta kintu na kimwe uba wakoze ngo iki hajya mama ni iki wangaburira cyane ari imbaraga zo koza ibi byuma hagomba ntakugaburiye se birase ni ibiryo ariko kurera umwana wundi biravuna ko bike mba nabonye bike mba nabonye nibyo mba naguha ubugira ngo nsajye kwibase mwese mama ko twebwe twamenyereye kubaho neza ngo kugira ute kubaho neza mama ataraduta twari tubayeho neza wakumvishe ko yabataye wagiye ushima ntago hano iwanjye erega usigaye wiharajwe no gutaha nijoro ngizo saa 4 z'ijoro saa 3 z'ijoro wabaye inda ugize inda wabaye nka Marine musaza usigaza gwirira na gwirira ndabiyamye mu rugo rwanjye ndabiyamye none ubugira ngo nahe nkore iki nabura kujya kwitembera ibi byombo wakabaye ibyoza wakabaye ufata umukubuzo ugakubura wakabaye uba nk'umukobwa mu rugo ngewe nkubura nkakoza n'ibyombo nubwo no mu rugo nabikoraga dufite abakozi nari umugabo ntihabwa intebe wa mwana we ntabwo nabishobora ubwo se ugize umwaka ukaruha by'iteka ryose nuko bitazaba ubu se ubona nukora uburayi uzagera ku cye ariko njye nta nubwo ndi n'indamba nitembereye ba hejuru w'incumuzi yesu we Patrick we none Imana ishimwe ndariye papa nta kintu adakoze saha nkuye pe turarebye arazana nk'avuga ngo ko papa yarakaye se umva yaraka ariko si umugore ni shitani niwe na mama yanyuzagamo akabiduha nubwo nyine yabiduhaga byagenze nabi ariko yanyuzagamo agashyiramo k'ababyeyi none uriya mugore niba afite abaye badayimoni ni ukurya ari uko papa hari byonyine nta bindi kandi basize amafaranga ikibazo se na papa ntari kubyumva ni ukubimubwira kumva aho turi kumubeshyera njye nabuze icyo nkora n'icyo ndeka pe ngiye kujya mwihorera wenda zabyeri ryabyibonere kuko ndabona atari kubyumva ako ahari wenda naza papa kubera uburyo yarakaye wenda arumva ko ibyo twamubwiraga ari ukuri ese ubundi tuwazabwiye papa ko atwuzuye gusa cece shaka ko bagutwika njye nabivuga numva nzabivuga umunsi umwe uzaburetse papa se ubundi yabyumva twese tubimubwiye yabyumva ntabwo yabyumva yabuzwa n'iki yabyumva umva umugore yamupfutse amaso niba ari urukundo rwinshi nimba arimo abadayimoni ntabwo mbizi aba yumva nyine ari umuntu mwiza n'utakora ibintu nk'ibyo mu gihe twebwe sinzi za tunafunguye nkigera kwiga nkajya nirira ku ishuri cyangwa se nanjye uwo munsi niyo nshaka kumenya igihe tuzafungurira Aline nawe twaraganiriye arambwira ati ngumva keretse iyo mama yigumira nubwo yari dayimoni ariko niwe ngo ari mwiza niba na mama wenda yageragezaga akaduha ibiryo none se uriya we rero tuzabishobora uzabibasha se njye nzabyihanganira nyari umunsi umwe bizatomboka mpite bibwira papa we ntabwo yabyumva ibyo bitekerezo ntabwo nese uzi ukuntu kareko nari mwiza ibaze ko no kureba byawe biri kunanira namubwiye ngo ndashonje ambajana mugati mama nabyo guteka asize
anyumvisha ku buryo cyari amakosa yacu. Iyo mubwiza ukuri se? Mubwiza ukuri se yabyumva? Umuntu umukunda gutyo ntabwo yabyumva. Niba wumva dushaka kumuteranya. Naho bimeze bite? Bimeze neza. Ariko noneho ndumiwe. Se hano noneho habwiwe n'iki? Ubu nanjye byanangaje. Ntabwo nahayoberwa. Ntabwo wahayoberwa? Uzi igihe tumaze tugenda ahantu tumaze kwimuka inshuro nk'eshatu. None nahangaha naho uraturumbutse ngo ngaho urugeze ahangaha ubu ngubu habwiwe n'iki? Narabaririje nkurira imisozi nduzi ko ari mu misozi. Se reba imisozi ingana gutya. Ese ko nta minsi tumaze naho ubwo nibande bakoranye. Ubwo navaga hamwe urabizi hari amwabaga. Navaga hamwe njya handi aho muvuye njyayo. Ese ari ndagwaye akazi ko kudushakisha. Oya ariko n'ubundi kubashakisha se hari ikibazo. Uzi ko ayo uri kudushaka nkaho twakugiye mideni cyangwa hari deni twakugiye. Nukugenda ni ibintu bimwera mu hasi afite akaguru kamunani cyangwa hari banza hari nta kindi kintu akora. Wese ushatse kuvuga iki? None se nyine uraze. Erega umuntu ari kwibaza uburyo ugeze ahangaha. Gate wanjye kunzana ko mazi uko bose. Gusa ufite inyota. Sanyeze nabi usaka gasozi urabona wakorera kuko cyaka kitaha kimeze nabi. Muri uyu muvumbi. Kuzanira. Ari Ubona se kandi utangiye kunyegereza meze neza. Meze neza. Okay. Shana narabashakishije rero. Ndabona harakize mero ku mutwe barawusatuye. Ndabona umeze neza. Harakize ubundi urwembe. Ese ahantu habwiwe n'ikira? Ntabwo nahayoberwa ariko. Ntabwo nahayoberwa. Byari amahoro se cyangwa wenda hari ikindi waruje kureba? Ni amahoro ariko n'amahoro cyane nyine byose biba bivangavanze. Gusa ariko narakunze. Nayo mpamvu numva naraje ahangaha kureba. Ngenda ngerageza hose aho muvuye njyayo. Nkunda? Gakomeza ukuntu nakubwira. Nahise ubu ngubu iyo nkayo utari umukozi icyo kintu cyari kuzaba kimbabaje pe. Kunyatare kwishara. Nari mfuye. None se ari nagiye nsizanga? Sinzanagiye. Mbonye haguruka sinzanagiye. Ko nawe uragenda da. Swajya ngo mu rugo bagufite ideni. Kubera iki? Ugenda aho tugiye ugahita umenya naho dutuye. Ahubwo ntabwo ari ahabonye n'ahandi mwavuye narahamenye. Yego shamana yavuze ko wadukurikiye cyane pe. Oya ntabwo ari cyane nta n'indi mpamvu pe. None se iwanyu bameze bate? Iwacu se? Shayi iwacu mama yaradutaye. Ewe nari ngatangaye impamvu wabona uje no twakicumbi. Oya dufite ahantu tuba. Umubyeyi dusigaye twiberaho njye na mushiki wanjye. Nese mushiki wawe ameze ati? Ameze neza nta kibazo. Katadusura wese nk'uko tugendere. Buriya nawe kuva amamenya ntazahamenya. Naje ndabwirirwa nsigaye naha umugore nkamutanga mu rwose neza ijoro nvira mu kazi. Reba uko kiza cyo mungana mbese. Komeza uzenye. Umbwira hose neza ijoro ubuvuye. Hello Dali. Nuka kora makosa. Uri mu biki? Shiri haguruka umpobere. Umpobere biki? Ecaza ubwo butafari hano. Wankumbuye se iyo bankumbe ntabwo utakize no saa neza ijoro. Shiri urabiswe ngukuri. Sheri biki ku buryo mva mu kazi saa sita nje gufata ifunguro. Ngasanga suhari. Nkataha nijoro mvuye mu kazi ngasanga suhari n'ijoro ritateguwe. Wazi ukaza unyivugisha sheri. Shiri bafe cururuka tumwana. Cururuka ibiki? Cururuka ibiki? Cururuka. Oya n'umuntu ko wambaye ireke. Ski Cururuka tuganire. Cururuka ibiki? Shiri mvuye Muvuye saa neza ijoro. Nagushatse kujya nge mvano nawe ugende se.
mvuye muri brad shower y'umushuti wanjye sheri ntabwo unyizera rero tokora ntabwo unyizera sheri waretse kunja batase mvuye muri brad shower y'umushuti wanjye mwambwira neza ko ugenda sosiga ibyo guteka kubariya bana mana yanjye wabibwiwe n'umukozi wabibwiwe n'abana hasi niba naje kujya nka buri funguro nawe bimbwiye gusa bose naje n'inzara yabishe bari abana n'intezarubwa njye nasize ibyo kurya nasize umuceri nasize kwanza wabisize hehe mu nzu nazi sheri njyewe nababwiye ati nimwakire ibyo guteka muze guteka ikindi baze kukugaburira rwose nimbize kuri buntange hano sheri wanjye tuzo ndagusabye ndakwinginze ntabwo bikwiye ko yamasaha Aline uramwabiriza ikiri no uramukozi sheri n'ushoboza ko abana babiryamiye uraryamase ku buryo umuntu namusigira ibyo kurya erega arakoze urarakoze ntago ari umwana nase kuba akoze ni ngombwa mu mwabize zino se ndamuhamagara se ubu ngubu yumbwira ngo ntago urarya uri umugabo wanjye ako sheri ntago ubu nyumva ubundi mbwira nyine uvuye hehe njye mvuye muri brad shower y'umushuti urumva umushuti wawe sheri ntago wabonaga ku rubuga bapostinga urubuga mbwira nyine uvuye sheri mvuye muri brad shower y'umushuti wanjye bita Kerere Ikerere umwaje kugusura cyagera yego sheri mbese ndagushyira Shakureta imana yanjye genda inuma y'inyamugisha koko imyihagaze ku giti ngo yaranyizeye anyinjiza iwe noneho rero ubwo yangiriye icyizere akaba yatangiye kunsigira urufunguzo rwo muri salo no muri dushe no muri stoke ngo mukoreremo amasuku ejo azaba yamaye n'urw'icyumba ndaje nkwereke ko naje nje aha se ndahava ntabwo mpava simpora mu mwenda umwe uretse yatangiye kunyibazaho ambaza niba nta wundi mwenda afite yawewe ejo azagura undi ubuse nzaruvamo hano ngiye gufata icyo bise imitsima